There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know. Muraho neza mwaramutse ni Shami ugarutse ku batanzi nitwa Shami Clement tugiye guteka isombe rero nkuko mubibona ngiye kuzifata kirema amazi azirengeye nimara gushama amazi azirengeye ndaza itembereka ndazitogoza hafi isaha cyangwa isaha n'igice nimara kuzitogoza icyo gihe kingana gutyo ndaza kubereka ibindi ndi buvangemo kuko rero ndi butekemo umurizo w'inka ntago ari ikintu ndi bukoresha ndaza kutogoza ku ruhande nawo umucanire ku ruhande nawe igihe kirekire kugeza igihe urasa n'uri hafi nyine gushya ariko utarashya neza none wongeye gushyiramo amazi upfundikire nzitogoze ndaza kubabwira ukuntu bimeze amazi turashyiramo amazi azirengeye turangiza gushiramo amazi azirengeye turaje duce tuvanga noneho rero uyu murizo w'inka ngiye kuwutogoza ariko ntigeze nshyiramo amazi uribyarira amazi ndacana iziko nindangiza mureke wonyine utogote gupfundikira rero naho ndazaje kugenda mbere aho ugeze isombe nazo ngizi ziriho ziri gutogota wara ngubu noneho ndaza kubabwira ukuntu bimeze noneho urabona ko zigenda zibyarira amazi aya mazi zigenda zibyara naza gushiramo ndaza kurekeraho ndaza kuzikuraho ubu noneho nyuma y'amasaha abiri ukuntu zimeze ngiye gushyiramo epinari mu gihe ndi gutegura ibindi bibura noneho ndabanza ariko nshyiremo za nyama ubu ngubu ngiye gushyiramo za nyama noneho nindangiza hejuru ndashyiraho epinari ndaza gushyira epinari ndahita nshyiramo amavuta makeya ubundi mbireke nanone byongere ari igihe kirekire biri hano zirahagije izi zirahagije wowe washyiramo epinari bitewe n'ibyo ushaka ugiye kubireka noneho bibire nk'indi minota 30 cyangwa isaha noneho nindangiza ndahita nshyiramo umunyu n'ibindi byose ndabereka noneho ubu ngubu ngiye gushyiramo ibintu byose ndaza gushyiramo iyi ni puwaro imwe nakase iyi ni tungurusumu narabye iki ni igitunguru kimwe aka ngaka ni agatangawizi nako narabye noneho iyi ngiyi ni sereri ahangaha mfite utumagi dutanu ntabwo mfite amagi yo mu isombe ndashyiramo utumagi dusanzwe noneho ndaza gushyiramo amavuta y'ubuto bwaya nindangiza ndaza gushyiramo ubunyobwa mu nyuma ngiye kubishyiramo ibi byose hanyuma mbireke bibiri reka nigize ino kamera kugira ngo mube muri kureba neza noneho ngiye kubanza nshyiremo icyo bita puwaro ariko reka mbanze mvange za epinari nanashyizemo nindangiza gushyiramo epinari zanjye zafatanye n'isombe ubu ngiye gushyiramo noneho puwaro kambanzemo tungurusumu ni kuvugishwa nkurikizeho aka gatangawizi nindangiza nshyiremo igitunguru udafite igitunguru wakoresha puwaro yonyine ndagira nsukemo puwaro
puwaro ni nyinshi rwose ariko n'imwe nakase nuko yari nini. Noneho nindangiza ndahita nshiraho iyi seleri. Iyi seleri rero nk'ibisanzwe ngeramo 1/2 nkaza gushyiramo 1/2 hanyuma kugira ngo impumuro ya seleri yanjye ntishire. Maze kubigira gutya ngiye guhita nshiraho hejuru, ngiye gusukamo amavuta. Ntabwo ari menshi nshyiramo, hari abashyiramo amamesa, njyewe ntabwo nshyiramo nkoresheje amavuta y'ubuto. Noneho ngiye kubipfundikira nk'indi minota 30 cyangwa se narenge. Nimfundura kuko biriya byamaze gushya, ndaza gushaho tuno tumagi ndayiza kirimo n'ubunyobwa, hanyuma nze kuza kuzana none kureba ukuntu bimeze. Mfundura numva ko umunyu uhagije kugira ngo nshiremo ubunyobwa ndetse n'aka kamagi. Turasubira noneho ngiye kubereka ibyo ngibyo kugira ngo nze kutandenzaho n'iyi seleri nasigaje. Okay, noneho ubu ngubu ngiye kubereka ukuntu bimeze. Urabona yuko byahwanye cyane. Ngiye kuvanga, nangiza kuvanga ndahita nshiramo iyi magi n'aka gatungurusumu kasigaye. Nangiza mpite nkubitamo icyo bita ubunyobwa. Nangiza mpfundikire nabwo bushye. Numara gushya ngiye gushyiramo utu tumagi. Nangiza kudushyiramo ndagira nyuma kudushyiramo ndaza gushyiramo ubunyobwa. Hari abantu badashyira ubunyobwa mu isombe. Ntabwo ndahita mvanga kuko imagi zitazishiriza. Harimo utumagi 5. Ngiye gushyiraho ubunyobwa ndenzeho. Ndenzeho ka gasereri. Ubunyobwa bwo ntabwo nbushemo bwinshi. Ndangiza ndabacemo ya seleri isigaye. Numara kuyishyiramo nayo ndapfundikira. Nongere ndindire indi minota 30. Mbese isombe nyiteka igihe kirekire. Biteka mu gitondo rero iribwe nijoro. Noneho nindangiza ndaza nongere mpfundikire. Ndongera mbereke ukuntu bimeze imaze gushya. Ubu noneho tugiye kuvanga. Niturangiza turebe ukuntu bimeze. Wow, turavanga neza nyine. Urabona ko isombe ni isombe. Ngiye kugira kamera neza ku buryo ukimara kureba. Ubu noneho tugiye kuvanga neza byose. Wow, biraryoshye. Biteye ipfa kwa. Ndakomeza mbicunge, ndavanze ariko ndakomeza mbicunge ku buryo
biri bube bimeze neza. Kuvanga neza kugira ngo ubunyobwa bufate hose. Hey, teka isombe ku nshuro ya mbere ukabona ziri gusa neza. Umunyu ngiye gushiramo kandi gake, kubera ko rero amazi asa n'ayashizemo ngiye gushiramo n'amazi makeya, ubundi nindangiza nzireke nk'indi isaha, hafi isaha ariko cyangwa iminota mirongo, ariko ngiye nziteka umwanya munini cyane. Nshizemo amazi kugira ngo ntizite zishirira. Nongeye gushiramo umunyu. Uyu nguyu urahagije kuko harimo n'amagi. Nongeye gupfundikira bireke bikanongera umuriro gato. Nongeye gupfundikira ubundi ishye fresh, turasubiye ihiye. Nk'uko mubibona rero isombe ngiyi irahiye, iraryoshye, nyitetse nk'amasaha 4. Urabona rero ko iteye apeti. Rero nahawe kuyiteka nawe ukayirya. Murakoze cyane rero, niba utarakora subscribe ntugende udakoze subscribe. Ndabakunda cyane, bye. There's not much to do.